Mbanje kugusuza wowe ukurikirana channel nziza kurusha izindi Language TV 20. Uyu munsi ni Icyongereza series part 12. Twahereye kuri part 0. Ndakurarikira gukurikirana izo part zose kuko buri part hano ni mari hands. Tugiye kwiga essential English new words. Amagambo mashya mu Cyongereza. Dufite ibice bibiri hano kuri Language TV 20 tukwigisha by'ururimi rw'Icyongereza. Harimo igice cya grammar uko dukoresha amagambo mu nteruro. Hakaba n'amagambo nyirizina ariyo vocabulary. Ushobora kuba warize igice kimwe cya grammar uraza tukwigishe igice cya kabiri vocabulary, cyangwa warize igice cya kabiri vocabulary utarize grammar ngwino tukwigishe grammar uko dukoresha vocabulary mu nteruro, cyangwa se ibice byombi utarabyize. Welcome, turabikwigisha nta kibazo. Wowe urasabwa ikintu kimwe gusa, ukanda subscribe, ugakanda like, ukanamenyesha inshuti zawe n'abavandimwe, ukora share. Ubundi wamara gukanda kuri subscribe ugakanda kunzogera ibiri ahagana hirya. Isomo ryose dusizeho rikariya rikugeraho utiriwe ujya kurishaka cyangwa se tutari koherereje. So bwira n'abandi iyi ni channel nziza. Ni channel izakwigisha Icyongereza mu gihe gito gishoboka ukakivuga neza ukagendana n'igihe tugezemo. Let's start our lesson. To be angry, kurakara. She didn't do her homework, so her father is angry. Ntabwo yakoze umukoro we, bityo sararakaye. To be afraid, gutinya, kugira ubwoba. The woman was afraid of what she saw. Umugore yatinyaga ibyo yabonye. To arrive, kugera. The bus always arrives at the station at 10. Bisi ihora igera kuri sitasiyo saa 4. To attack, gutera. The man with the sword attacked our home. Umugabo ufite inkota yateye iwacu, yateye urugo rwacu. To behave, kwitwara, kwifata. She always behaves well when her father is around. Ahora yitwara neza iyo se ahari, iyo se ari hafi. To avoid, kwirinda. Avoid the broken bottle on the floor. Irinde icupa rimenetse riri hasi. To be calm, gutuza, kudahangayika. Try to be calm, gerageza gutuza. To expect, guteganya, kwiringira. I expect the bus to be here very soon. Neganya ko bisi irabiri hano mu kanya gato cyane. To yell, with pain or sorrow. Pain ni ububabare, sorrow ni agahinda. Kuboroga, kuvuza induru. In the room, the patients were yelling. Mu cyumba abarwayi bavuzaga induru, baraborogaga kubera ububabare. To withstand, guhangana, kurwanya. They always withstand hunger. Bahora barwanya inzara. To peel, with knife, ni icyuma, guhata. With fingers, gutonora, n'intoki. Have you peeled potatoes? Wahasi ibirayi. To be zealous, kugira ishyaka. The police were zealous in their pursuit of the criminals. Abapolisi bagize ishyaka mu gukurikirana abagizi ba nabi. To punish, guhana. My parents punished me by not letting me watch TV. Ababyeyi banjye bampanishije kutanyemerera kureba televiziyo. To represent, guhagararira. My lawyer will represent me in court. Umwunganizi wanjye, umunyamategeko wanjye azampagararira mu rukiko. To stroll, gutembera. I strolled around the city. Natembereye umujyi. To create, guhanga, kurema. We created more jobs last year. Twahanze imirimo myinshi umwaka ushize. To part, gutandukana. We parted at the airport. Twatandukaniye ku kibuga cy'indege.
Another example here, he has recently parted from his wife. Aherutse gutandukana n'umugore we. To triumph, kunesha, gutsinda. Good triumphs over evil. Ikiza gitsinda ikibi. To unstop, kuzibura. He must unstop the pipe. Agomba kuzibura umuyoboro cyangwa se uruhombo. To trick, kuriganya, gushuka. Many people were tricked by robbers. Abantu benshi bashutswe n'abajura. To testify, guhamya, gutanga ubuhamya. She refused to testify against her husband. Yanze gutanga ubuhamya ku mugabo we. To agree, kwemera, kwemeranya. Here we have two people. Dufite abantu babiri bari kuganira. A. The food is very good in that restaurant. B. I agree with you. Hano A. Ibiryo ni byiza cyane muri ya restaurant. B. Ndemeranya nawe. I agree with you. To untie, guhambura, gupfundura. They untied our arms. Bahambuye amaboko yacu. Appropriate, kwiriye, bikwiriye, gikwiriye. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. Birakwiye kwambara ikositimu iyo ugiye mu biro. To tremble, guhinda umushyitsi, gutitira, gutigisa cyangwa se gutigita. My legs were trembling with fear. Amaguru yanjye yatigiswaga n'ubwoba. To be withered, leg arm, ku kaguru cyangwa se akaboko, kunyunyuka. Her arm is withered. Ukuboko kwe kuranyunyutse. To cover, gutwikira, gufunika. She covered her face with her hands. Yapfukishije ibiganza bye mu maso cyangwa se yatwikije ibiganza bye mu maso. He covered his notebook with a newspaper. Yafunikishije ikaye ye ikinyamakuru. To promise, gusezerana. He promised to return my key by tomorrow. Yasezeranije kugarura urufunguzo rwanjye ejo. To be safe, kugira umutekano. Feel free, we are safe here. Isanzure, dufite umutekano hano. To be patient, kwihangana. I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. Nagombye kwihangana no gutegereza kugeza saa 5 ngo tugende. To belong, kuba nyiri. Kuba nyiri ikintu. Ikintu ni icyanjye. The blue suit belongs to Paul. Ikositimu y'ubururu ni ya Paulo. Issue, ikibazo cy'ingenzi. Ikibazo cy'ingenzi nicyo twita issue. The men spoke about issues that were important to the people. Abagabo bavuze ku bibazo bifitiye abaturage akamaro. Habit, ingeso cyangwa akamenyero. Smoking is a bad habit that can kill you. Kunywa itabi ni ingeso mbi ishobora kukwica. To hunt, guhiga. Long ago, people hunted with bows and arrows. Kera cyane abantu bahigishaga imiheto, bows, n'imyambi, arrows. To taunt, gucyurira umuntu. Pupils taunted her about her weight. Abanyeshuri bamucyuriraga ku biro bye. To comprehend, kumva, gusobanukirwa. Henry could not comprehend the message. Henry ntiyashoboraga kumva ubutumwa cyangwa se Henry
ntiyashoboye gusobanukirwa ubutumwa. To fail, gutsindwa, kunanirwa. Since he failed to get the job, he was sad. Kubera ko yananiwe kubona akazi, yarababaye. To be sad ni ukubabara. I am sad, ndababaye. To solve, gukemura. She couldn't solve the problem. Ntiyashoboraga gukemura ikibazo cyangwa se ntiyashoboye gukemura ikibazo. Thank you my followers, this is how we learn English. Ni gutya abantu biga icyongereza iyo ushaka kukimenya neza mu gihe gito. Hari abatazi kwiga icyongereza ugasanga baratakaza igihe kandi bakarangiza batakimenya. Ngwino kuri Language TV 20 tukwereka uburyo bworoshye bwo kwiga icyongereza ukakimenya neza ugasobanuka. Thank you.